nkwifurije kugira ibihe byiza wo kurikira amakuru n'ibiganiro byacu kuri URUMURI MEDIA kandi nguhaye ikaze mu makuru ndetse n'ibiganiro byacu by'uyu munsi. Inkuru idasanzwe ni inkuru yatangaje abantu benshi mu karere ka Nyanza, avugwa umukwe ukekwaho gusambanya nyirabukwe. Kuri uyu wa mbere Gashyantare 2025 umugabo witwa Karekezi Olivier uri mu kigero cy'imyaka 30 ukomoka mu mudugudu wa Nyamiyaga mu kagari ka Gacu umurenge wa Rwabicuma yatawe muri yombi akekwaho gusambanya nyirabukwe uri mu kigero cy'imyaka 50. Ikinyamakuru Umuseke dukesha inkuru cyatangaje ko cyamenye ko Karekezi yajyanye na nyirabukwe mu kabari kwa 31 Mutarama 2025 baranywa barizihirwa cyane, nyuma biza kurangira kubise ndetse anamusambanya ku ngufu. Bamwe mu babonye uwo mukecuru uvuga ko yahohotewe na Karekezi bavuga ko yabyimbye mu maso, mu gihe umukwe we ahakana ibyo bamushinja byose, yaba kumukubita ndetse no kumusambanya. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gacu Manirafasha Faustin aganira n'itangazamakuru yavuze ko inzego zibishinzwe zatangiye gukora iperereza ngo hamenyekane ukuri. Amakuru atugeraho aravuga ko uriya mukecuru wakubiswe akanasambanywa nk'uko bivuga yagiye ku bitaro bya Nyanza ngo yitabweho n'abaganga, naho umukwe ukekwa akaba yahise ajyanwa kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana mu karere ka Nyanza.